Ndabasuje rero bakunzi basobanukirwa 5TV, nkaba nzi ko mukomeje kumera neza, mbashimira cyane cyane mwebwe mwese mukomeza kunyereka ko turi kumwe, mugakora subscribe, abandi mugakora like na share ndetse na comment mu biganiro byacu bitambuka kuri sobanukirwa 5TV. Channel ibagezaho ibiganiro by'ubwenge, ibiganiro by'ubukamana, ivugabutumwa, ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Umunsi rero tugiye kuganira kuri iyi topic igira iti kubera iki gutekereza neza bidahagije ngo umuntu ubuzima bwe buhinduke. Gutekereza neza, rero abantu benshi batekereza neza, bakumva ko gutekereza ari byiza kandi bihagije kugira ngo ubuzima bwabo buhinduke, ariko ukuri nuko gutekereza neza usanga atari byo bihagije. Gutekereza neza gusa ntabwo bihagije. So muri iyi video rero tugiye kurebera hamwe impamvu nyamukuru byibuze 5 zituma positive thinking idahindura ubuzima bwawe. Waba nawe umaze imyaka runaka ufite ibitekerezo byiza, washaka kugera ku ntego runaka, wapanze imishinga runaka, urayifite mu mutwe wawe, ariko kandi imyaka n'imyaka irashize, inzozi zawe ziri aho ngaho gusa nta kintu urageraho. Rero ubane natwe muri iki kiganiro, muri iyi video yacu, kuva dutangira kugeza dusoje, uraza gusobanukirwa impamvu watekereje neza ariko n'isaha ugasanga ibyo watekereje ntacyo byakumariye. Nihuse reka duhere ku mpamvu ya mbere. Impamvu ya mbere, icya mbere ni uko gutekereza neza uba usanga ari itangiriro gusa. Gutekereza neza ugasanga ni itangiriro ryonyine gusa. Gutekereza neza rero ni ukuvuga ngo ni ukuvugura imitekerereze, ubundi si n'igikorwa nyacyo. Niba utabishyira mu bikorwa ibintu uba watekereje, ni ngo biguma mu bitekerezo gusa. Nk'urugero, kwibwira ngo ndashaka kuba umukire, ngo ndashaka kuba umukire, nyamara wasanga ntibizakugeza ku ntego niba utagize igikorwa nyine nyacyo ugomba gukora. Icya mbere, ntabwo kuba umukire uzicara ngo ntukore, cyangwa se ntunazigame ngo unashakishe n'akazi uvuge ngo uzabigeraho. Ni ukuvuga ngo rero iyo ngiyo aba ari positive thinking, aho utekereza ariko ugasanga urimo ahubwo uratekereza muri negative. Icya kabiri, imitekerereze myiza ntirengagiza nanone ingorane nyazo. Gutekereza neza ugomba kumenya ngo n'ibyo bintu utekereje cyangwa se urimo urategura cyangwa se urimo urapanga ashobora kuvukamo n'ingorane runaka. Icyo kintu nacyo ukagitekereza. Abantu abenshi batekereza ibintu ariko ugasanga ibyo batekereza ni ugutekereza ibyiza gusa, nta nubwo bashobora gutekereza ku bibi bishobora kuzagera gute, bishobora kuzaba muri icyo kintu barimo baratekereza. Rero gutekereza ntibikuraho ibibazo bihari, amafaranga make, ibibazo by'ubuzima, yewe no kuba nta n'akazi ufite. Rero niba wibwira ko buri bintu byose bigomba kuzagenda neza ariko utarategura cyangwa se ngo ushake ibisubizo, nta mpinduka ishobora kuzabaho. Ndaguha nk'urugero, kwibwira ngo nzaba umukire ariko ugakomeza kwicara gusa nta gahunda yo gukora cyangwa se nta n'iyo gushora imari. Nta gahunda ihari, nta gahunda yo gukora, nta gahunda yo gushora imari. Urumva uretse nyine kubitekereza gusa, urumva icyo byakumarira ari iki? Gatatu, ni ukuvuga ngo gutekereza neza ntibisimbura n'imyitwarire. Buriya hari ikintu bita say thinking, ngo positive thinking, ni ukuvuga ngo gutekereza nyako mu by'ukuri nta nubwo bishobora no gusimbura cyangwa se ntibishobora gukuraho
disipurine yawe. Icyo ni icya mbere. Impinduka rero nyakuri zizi utekereza neza. Icya mbere ni uko ugomba kuba utekereza neza. Kwibwira ko rero uzaba nk'urugero, ushobora kwibwira ngo uza umuntu uri fit cyangwa se umuntu wumva nyine ukwiriye, umuntu umeze neza mu buryo bw'amagara, ukumva uri fit kabisa, umubiri wawe ukumva nta kibazo. Rero ni ngo ibi ntabwo byagufasha niba mu by'ukuri udakora na siporo. Nose ni gute uzaba fit? Ushaka kuba fit kandi icya mbere nta siporo ukora, nturya neza, so waba fit gute? Ntabwo bishoboka. Icya kane ngo ikintu abantu bakunda gutekerezaho, ikintu abantu bakunda gutekereza neza ariko bagakomeza kugira imyitwarire mibi. Abantu benshi batekereza neza ariko ugasanga baguma nanone mu myitwarire mibi. Ugasanga abantu baba baswe n'inzoga, amatabi menshi, ugasanga abantu ntibakora. Rero nta mpinduka nyakuri izabaho niba n'imyitwarire yawe nayo ubwayo igifite ikibazo. Nk'urugero, gutekereza ati nzaba fit ariko ugakomeza kurya ibiryo bidafite intungamubiri, cyangwa se kutajya no gukora imyitozo, urumva ko aho ngaho aba ari ikibazo gikomeye cyane. Icya gatanu, gutekereza neza bidahuza n'ukuri k'ubuzima. Positive thinking idasobanukirwe ibihe nyakuri n'ingaruka y'ibyo ukora ishobora gutuma uca mu cyerekezo nacyo kitari cyo. Kwitegereza neza ibintu mu buzima bisaba kwitegereza, ngo kwitegereza neza ibintu mu buzima bisaba. Ngo icya mbere ni uko ugomba kwemera ukuri, kandi ugasanga ntibiba gusa gutekereza neza. Nk'urugero, ibitekerezo byiza bigomba guhuza na strategy nyayo yo kugera ku ntego. Rero gutekereza ni intangiriro y'impinduka ariko ntabwo bihagije. Impinduka nyayo zisaba gukora ibikorwa bifatika, guhindura imyitwarire cyangwa se habits, no guhangana n'ukuri k'ubuzima. Abakunzi rero basobanukirwa 5TV, niba wumva iyi video yagufashije, ikaba yagufasha gusobanukirwa ibintu byinshi utari uzi, ukandi subscribe kuri Sobanukirwa 5TV, ushyireho like kandi utange na comment, uvuge icyavuyemo kuri wowe, hanyuma ukomeze ubane natwe, tujye tukomeza tukugezeho ibiganiro bigiye bitandukanye, ibiganiro by'ubwenge. Ushaka rero kugira icyo ubaza cyangwa se inama n'inkunga yawe runaka ya mu bitekerezo, aha ngaha ndagusaba ko ushobora kunyandikira kuri nimero ngendanwa kuri 0788 36 64 15. 0788 36 64 15.